Mwene data mushiki wanjye unteze amatwi, ndagushuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Iki ni cya kiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Pasiteri Vuguzigira Alphonse. Reka dusenge. Mana data wa twese uhoraho, ndagushimye. Ngushimiye ko uri umukunzi wacu mwiza udahemuka, kandi ngushimiye ko twitaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Waradukunze kandi urukundo rwawe rugaragarije mu gutanga Yesu Kristo kugira ngo abe incungu y'ibyaha byacu. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo Umwuka Wera arusheho kudusobanurira, tubashe gusobanukirwa ibyo wadukoreye igihe wadukizaga, n'ibyo ukomeje kudukorera tukiri muri ubu buzima, ndetse n'ibyiza udufitiye mu gihe kizaza. Ubane natwe twese abumvira ijambo, mu izina ryera rya Yesu. Amen. Ubushize twarebeye hamwe ibikorwa 21 bibaho iyo umuntu amaze kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe ibikorwa bindi bisigaye bibaho muri ubu buzima, ndetse n'ibizabaho mu gihe umwami wacu Yesu Kristo azaba agarutse. Turakomereza ku gikorwa cya 22. Ni ukurindwa n'imbaraga z'Imana. Iki ni igikorwa cy'Imana cyo gukomereza abizeye Yesu ku kubona iherezo ryabo ry'ubugingo buhoraho. Kuba abakristo bazabona ubugingo buhoraho ntabwo biterwa n'ibyo bakora, ahubwo nk'uko bakijijwe n'ubuntu bw'Imana kubw'umurimo wa Yesu, ni nako bazabona ubugingo buhoraho kubwo kurindwa n'Imana. Mu gukizwa, Imana niyo ihamagara abanyabyaha ikanabashoboza kwitaba ubutumire bw'agakiza. Kandi nk'uko twabibonye, muri iryo jambo agakiza harimo ibikorwa by'Imana byinshi cyane bitwereka nyine ko gukiza ari igikorwa cy'Imana yonyine. Rero mu buzima bwe bwose umukristo nyakuri arindwa n'imbaraga z'Imana mu kwizera kwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 5 haragira hati: mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Ndetse n'imirongo yo mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 33 kugeza 39 naho hagaragaza amagambo nk'ayo. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 18 naho hagaragaza amagambo nk'ayo. None akamaro kurindwa n'imbaraga z'Imana bifite mu buzima bw'umukristo ni akahe? Icya mbere, nubwo abakristo barindwa n'imbaraga z'Imana ngo bazabone iherezo ry'ubugingo buhoraho, ariko hari abantu benshi biyita abakristo icyakora atari bo. Abigishwa ba Yesu bagomba kwera imbuto byanze bikunze. Imana izi abantu yakijije, ariko hari ibimenyetso bigomba kutwereka ko dukijijwe, ari byo mbuto twera kubera uguhinduka kwabaye mu buzima bwacu. Nagira ngo nibutse abantu yuko imbuto z'umwuka ni imibereho yacu. Iyo tuvuga ngo urukundo ni imbuto y'umwuka, bishatse gusobanura ko kugeza urukundo rubaye imibereho yanjye, nibwo ruba rwamaze kuba imbuto y'umwuka. Naho ubundi abantu bashobora kuvuga urukundo ku munwa, bashobora kuvuga imbuto z'umwuka ku munwa, ariko imibereho yabo itazigaragaza. Bene abo ngabo ntabwo Bibiliya itwereka ko baba bari bwagere ku rugero rwo kwera imbuto z'umwuka. Mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 13 haragira hati: ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'Umwana w'Imana, kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Mu by'ukuri aya magambo atwereka ko umuntu ashobora kumenya ko akijijwe koko. Reka dukomeze turebe uko Yohana yabisobanuye. Yaragize ati: uwizeye wese yuko Yesu ari Kristo niwe wabyawe n'Imana, kandi ukunda wese iyabyaye akunda n'uwabyawe nayo. Iki nicyo kitumenyesha ko dukunda abana b'Imana, nuko dukunda Imana tugakurikiza amategeko yayo. Kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo ntarushya. Dukurikije rero iyi mirongo, imbuto zitwereka ko twakijijwe nyakuri nenye. Iya mbere ni ukwizera Yesu ko ari Kristo. Umuntu akizera Yesu. Abantu benshi bizera Yesu Kristo, bakamwizera ko ari Kristo, bakamwizera ko yapfuye, ariko iyo umuntu ataragera ku rugero rurenga icyitwa kwizera gusa ngo afate intambwe yo guha Kristo ubuzima bwe,
ntabwo aba agaragaje uko kwizera nyakuri. Uko kwizera ni nka kwa kundi gusanzwe abantu bizera ibintu byose bifata, ariko kwizera nyako Yohana hano avuga ni ukwizera gufata icyemezo cyo kwegurira Yesu ubuzima bwawe, akaba ari we ukubera umwami n'umukiza. Icya kabiri hano tubona ni ugukunda bene data muri Kristo. Niba bizeye Yesu Kristo batarangwa n'imibereho y'urukundo, batarangwa no gukundana, batarangwa na rwa rukundo rwa Kristo rwatumye Imana imutanga ngo apfire ku musaraba kubw'ibyaha byacu, ahangaha sinzi ko tuba twari bwagere ku rugero koko rwo kuvuga ko turi abana b'Imana nyakuri. Icya gatatu ni ugukunda Imana. Mu by'ukuri umukristo wabyawe n'Imana cyangwa se umukristo wamaze kumenya no gusobanukirwa no kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akwiriye gukunda Imana ku mwanya wa mbere kuruta ibindi byose. Rero ntabwo Imana iza ku mwanya wa kabiri. Imana ntiza nyuma y'umugore, Imana ntiza nyuma y'umugabo, Imana ntiza nyuma y'abana, Imana ntiza nyuma y'amafaranga, Imana ntiza nyuma y'ubundi butunzi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahubwo ijambo ry'Imana riratubwira ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, nk'uko tubibona mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5. Icya kane ni ugukurikiza amategeko y'Imana. Nagira ngo mbibutse neza yuko amategeko y'Imana hanavugwa abantu ntibishuke. Ntabwo ari ya mategeko 10 cyangwa ya mategeko y'imihango n'andi y'ibirori yarangaga imihango y'Abisiraheli mu gihe cya kera. Oya, ahubwo ijambo ry'Imana ryose ni amategeko y'Imana. Kuko nidusoma muri Yosuwa igice cya 1 umurongo wa 8, Imana yabwiye Yosuwa iramubwira ngo amategeko yo muri iki gitabo ujye uyatekerezaho ku manywa na nijoro, niyo azaguhesha gutsinda. Mu by'ukuri tubona neza yuko Yesu nawe yagaragaje inshuro nyinshi yuko ijambo ry'Imana ni amategeko y'Imana. Ikindi dukwiriye kumenya ni uko ijambo ryose riturutse mu kanwa k'umwami ni itegeko. Rero amagambo yose Kristo avuga cyangwa yavuze n'amagambo yose y'Imana ubwayo ni amategeko. Rero iyo Kristo hano avuga ngo uwitondera amategeko yanjye, ntabwo aba ashatse kuvuga amategeko 10, ahubwo aba ashatse kuvuga ijambo ryose rituruka mu kanwa cyangwa ryaturutse mu kanwa k'Imana. Ikindi cya gatatu bifite mu buzima akamaro bifite mu buzima bw'umukristo ni ukugira ngo umuntu ukijijwe ntabone ubugingo buhoraho, ibyo byasaba ko Imana isenya ikanavuguruza ibikorwa byose yakoze mu gakiza. Mu by'ukuri hari abantu benshi ujya ubaza uti ese urakijijwe, akakubwira ati simbizi. Undi ukamubwira ese uri umukristo, ati ndi umukristo. None se uramutse ukoze icyaha, uguye mu cyaha, ntubone umugisha cyangwa amahirwe yo kwihana, warimbuka? Ati narimbuka kubera ko ntaba nihannye. Ariko se koko niba icyaha uvuga ko uri umukristo ariko kugwa muri icyo cyaha bikaba bishobora kukurimbuza, ese koko wabonye agakiza nyako? Rimwe na rimwe abantu bajya bavuga ngo iyo twigishije uku kuri tuba dutera abantu gukora ibyaha. Umenya ukuri bikamutera gukora ibyaha ni ikimenyetso cy'uko atigeze amenya Imana. Rero niba koko wumva kumenya ukuri, kumenya ko agakiza kawe karindiwe muri Yesu Kristo, niyo wagwa mu cyaha, icyo cyaha ugapfuta utacyatuye, urubanza rwacyo rwacirirwa muri Kristo Yesu, kumenya uko kuri bikaba byagutera gukora icyaha, ni ikimenyetso cy'uko utigeze wizera. Rero ntabwo agakiza dushobora kukakwa cyangwa ngo tugatakaze nk'uko abantu benshi bajya babivuga. Igikorwa cya 23 rero ni ugukurira muri Yesu Kristo. Abakristo bahora bakura mu kwizera kwabo, ndetse hari n'igihe bakura batabizi kubera ko gukura kwabo kuyoborwa n'Imana ubwayo. Imana rero ishaka ko umukristo wese asa na Yesu, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 29. Nubwo umukristo abifitemo uruhare, ariko Imana niyimukuza nk'umwana wayo kugira ngo asingire ukwera kwayo, nk'uko tubibona mu Baheburayo igice cya 12 umurongo wa 7 kugeza 11. Bibiliya ikomeza igira iti mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 12 na 13 haragira hati: nuko rero bene data turi mu mwenda, ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo dukurikize ibyayo. Kuko niba mukurikiza ibya kamere y'umubiri muzapfa, ariko nimwicisha umwuka ingeso za kamere muzarama. Hano ijambo ry'Imana ritwereka ko dukwiriye kwicisha umwuka ingeso za kamere. Ariko iyo unasomye uyu murongo utwereka yuko muri ubu buzima iyo tumaze kwakira Yesu ntago kamere y'icyaha ituvamo, ahubwo
ahubwo ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana riduhamagarira kwicisha umwuka ingeso za kamere. Iyo rero abantu batumvira umwuka w'Imana mu buzima bwabo ngo bere za mbuto za gikristo, kamere iraganza muri bo. Mu rwambere rw'Abatesalonike igice cya 4 umurongo wa 3 haragira hati: icyo Imana ishaka ni iki? Ni ukwezwa kwanyu no kwirinda gusambana. Nongere mvuge kuri iri jambo ryitwa ukwezwa. Ntabwo njya numva abantu benshi bavuga ngo twiyeze, ngo ni mwiyeze. Nta muntu wiyeza, ahubwo turezwa. Kwezwa ni imbuto umwuka wera yashyize muri twe igihe twakiraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Bityo umwuka wera niwe utwezesha ijambo ry'Imana. Na Yesu muri Yohana igice cya 17 asenga yaragize ati: data, abasaba isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. Sinsabye kugira ngo bakure mu isi, ahubwo ndasabye kugira ngo uyibarindiremo, ubereshe ukuri, kandi ukuri niryo jambo ryawe. Rero twezwa n'ijambo ry'Imana n'umwuka wera. Nta muntu ushobora kwiyeza ubwe ngo bishoboke. Niyo wakora imirimo myiza ntabwo ari iyikweza, ahubwo imirimo myiza ni imbuto z'umwuka wera, cyangwa se ni imibereho izanwa n'umwuka wera mu buzima bwacu. Urwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 3 haragira hati: kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko uwo aboneye. None akamaro gukurira muri Yesu Kristo bifite mu buzima bw'umukristo ni akahe? Icya mbere, nk'uko twiyemeza kuyoborwa n'umwuka wera mu buzima bwacu bwose, ni nako twica ibyaha tukanakomeza guhinduka ibyaremwe bishya muri Kristo Yesu. Mu yandi magambo, uko twumvira umwuka wera mu mibereho yacu kugira ngo ayobore imibereho yacu, aganze, ategeke imibereho yacu, ategeke intekerezo zacu, ategeke imigambi yacu, ategeke ibikorwa byacu, niko umwuka wera dushoboza kwica ibyaha mu mibereho yacu. Icya kabiri, ariko nubwo dufite uruhare runini mu gukura kwacu, icyakora Imana niyo iyobora byose kugira ngo bitugeze ku maherezo idufitiye. Imana ikoresha byose kugira ngo bizanire abantu bayo ibyiza bibakwiriye, ngo bashushanywe n'ishusho ya Yesu, nk'uko tubibona mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 28 kugeza 29. Hanyuma reka turebe noneho ibizabaho mu gakiza kacu. Dukomereze ku gikorwa cya 24. Igikorwa cya 24 ni ugukizwa iyi mibiri ipfa no kwambikwa imibiri itabora. Tubona ko hazabaho igihe ubwo abizeye Yesu Kristo bazambikwa imibiri itabora. Dore uko Bibiliya ibivuga mu rwambere rw'Abakorinto igice cya 15 uhereye ku murongo wa 51 kugeza 54 haragira hati: dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, ndetse mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, ubutazongera kubora, natwe duhindurwe. Kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiriye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyupfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Hano ijambo ry'Imana ritwereka yuko tuzamburwa iyi mibiri ipfa, twambara imibiri ibaho iteka ryose, imibiri itagira indwara, imibiri itagira gupfa, imibiri itagira gusonza, imibiri itagira intege nke, imibiri itagira bwa busembwa bwose tubona muri iyi si bwazanywe n'icyaha. No mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 23 haragira hati: ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka, natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Mu yandi magambo, nubwo twakijijwe, ariko turacyari muri uyu mubiri udutera intege nke, ndetse udutera kugwa mu byaha hato na hato. Rero dutegerezanyije amatsiko gucungurwa kw'imibiri yacu. Icyo bivuze ni iki? Icyo bivuze ni uko Kristo nagaragara ku bicu, tuziyambuye umubiri upfa, twambare umubiri w'ubwiza bwa Kristo, umwe yazukanye, udapfa, utabora, kandi umwe umubashisha gukora byose. Mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 21 haragira hati: uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose.
Mu Byahishuwe 21:4 ho haragira hati izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Aya magambo atwereka ibyiringiro dufite by'uko nitumara kwamburwa uyu mubiri upfa, tumaze kwambikwa umubiri w'ubwiza bwa Kristo, ntabwo hazongera kubaho amarira, ntihazongera kubaho imibabaro, ntihazongera kubaho urupfu, ntihazongera kubaho umuborogo, ntihazongera kubaho ibyorezo nka coronavirus n'ibindi bibabaza abantu. Ahubwo byose tubona bitubabaza, Bibiliya iratubwira ngo bizaba bishize. None akamaro gukizwa iyi mibiri ipfa no kwambikwa imibiri itabora bifite mu buzima bw'umukristo ni akahe? Icya mbere, tekereza kuri ibi byiringiro. Tuzambikwa imibiri idasaza, itarwara, idapfa, imibiri idahura na bya bibazo byose duhura nabyo muri ubu buzima. Icya kabiri, tuzambikwa imibiri imeze nk'umubiri wa Yesu yari afite amaze kuzuka. Mbega ibyiringiro bikomeye, mbega gucungurwa gukomeye. Imana y'amahoro ikomeze kudufasha gutekereza ndetse no guha agaciro ibi byiringiro dufite muri Kristo Yesu. Igikorwa cya 25 ni ugukizwa kamere y'ibyaha no gusa na Yesu. Nk'uko twabibonye, umuntu wese afite ikibazo cyo kugira kamere y'ibyaha ku buryo agomera Imana nubwo yaba atarigeze acumura cyangwa se akora icyaha runaka gifatika. Nubwo abakristo babona kubabarirwa muri Yesu, ariko bakomeza kubana n'iyo kamere yabo mu buzima bwabo bwose. Ibyo nibyo Pawulo yise intambara mu Baroma igice cya 7 uhereye ku murongo wa 14 kugeza 25. None se ni igihe ki abakristo bazakizwa kamere y'ibyaha? Mu gihe kizaza abakristo bazasa na Yesu, babe bakuweho iyo kamere y'ibyaha igomera Imana, nk'uko twabivuze haruguru. Mu Rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 2 haragira hati bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe, kuko tuzamureba uko ari. Mu Baroma 8:29 ho haragira hati kuko abo yamenye kera yabatoranije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. None se akamaro gukizwa kamere y'ibyaha no gusa na Yesu bifite mu buzima bw'umukristo ni akahe? Icya mbere, intambara duhorana mu buzima bwacu bwa gikristo si ryo herezo ryacu, ahubwo tuzabaturwa kamere yacu irarikira ikanagomera Imana. Mbega ibyiringiro bikomeye. Icya kabiri, nubwo tuzabaturwa kamere y'ibyaha mu gihe kizaza, ariko no muri iki gihe tugomba kwicisha umwuka ingeso za kamere, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Iyo ni imwe muri za mbuto abakristo bera mu mibereho yabo ya buri munsi. Niba umukristo abaho imibereho ye iganzwa n'ibyaha, ukaba utamutandukanya n'umupagani, ukaba utamutandukanya n'utarigeze yizera Yesu, ese koko umwuka w'Imana ari mu buzima bwe? Kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo umwuka w'Imana ari muri twe, abasha kwica ingeso za kamere. Igikorwa cya 26 ni ukubaturwa ku kubora kw'iyi si no kujyanwa mu isi nshya. Mu gihe kizaza abakristo bazinjira mu munezero wuzuye wo kubana n'Imana iteka ryose. Ariko ibi byiringiro si uko abakristo bazabana n'Imana gusa, ahubwo n'ibyaremwe byose bizabona kubaturwa mu bubata bwo kubora. Bibiliya iratubwira iti ihema ry'Imana rizaba riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Mu Baroma igice cya 8 umurongo wa 20 na 21 haragira hati kuko ibyaremwe byashyizwe mu bubata bw'ibitagira umumaro, icyakora si kubw'ubushake bwabyo, ahubwo ni kubw'ubushake bw'uwabubishyizemo, yiringira yuko nabyo bizabaturwa kuri ubwo bubata bwo kubora, bikinjira mu mudendezo w'ubwiza bw'abana b'Imana. Mu by'ukuri iyi mirongo itwereka ko dufite ibyiringiro by'uko igihe kimwe tuzabaturwa kuri uku kubora, cyangwa se tuzabaturwa kuri ubu buzima n'uyu mubiri ubora, tukinjira mu mudendezo w'ubwiza bwa Data wa twese. Mu Byahishuwe 21 umurongo wa 1 haragira hati mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho.
mbonereho kubwira abantu bajya bavuga yuko iyi si izahindurwa nshya, ntabwo ariko biri. Imana izarema isi nshya n'ijuru rishya ibitigeze kubamo igicumuro. Mbibutse yuko mu ijuru habaye intambara, bivuga ko ijuru ryabonetsemo igicumuro. Satani yirukanwa mu ijuru. Isi nayo yabonetsemo igicumuro kubera ko abari mu isi bose ni abanyabyaha bagomera Imana ndetse badashaka no kunezeza Imana muri kamere yabo. Rero Imana yadusezeranije yuko izahindura byose bishya, ikarema isi nshya n'ijuru rishya, ibyo abera bazabanamo n'Imana. Kandi mbibutse neza yuko Imana ubwayo n'umwana w'intama nibo bazabana n'abera. Mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 3 haragira hati, nta muvumo uzabaho ukundi, ahubwo intebe y'Imana n'umwana w'intama izaba muri urwo rurembo, kandi imbata zayo zizayikorera. Imana ishimwe cyane. Mu by'ukuri aha hatwereka neza yuko Imana nimara kutubatura kuri uku kubora, nta kundi kubabara kuzabaho, ndetse n'isi yigezemo imibabaro ntabwo izaba ikiriho, ahubwo tuzabana n'Imana. Ndetse aya magambo ntabwo agaragara mu isezerano rishya gusa, ahubwo no mu isezerano rya kera aya magambo, ibi byiringiro bigaragaramo, kubera ko muri Yesaya 65 umurongo wa 17 haragira hati, dore ndarema ijuru rishya n'isi nshya, ibya kera ntibizibukwa kandi ntibizatekerezwa ukundi. Mu by'ukuri urabona ko Imana uyu mugambi wo guhindura byose bishya, ikazana wa munezero yari yaragambiriye muri Edeni, Imana yabigambiriye kera. Ntabwo ari ibya none mu isezerano rishya, ahubwo Imana yabigambiriye kera na Yesu Kristo ataraza hano mu isi kuducungura. None akamaro kubaturwa ku kubora ku isi no kujyanwa mu isi nshya bifite mu buzima bw'umukristo nakahe? Icyambere, muri iyo si nshyashya tuzabaho mu buryo bwari bugamijwe mu ngobyi ya Edeni. Mu yandi magambo, Imana yaremye Adamu na Eva kugira ngo bagirane ubusabane bwihariye bunejeje ku manywa na nijoro. Ariko icyaha kimaze kuza mu isi, ntabwo uwo munezero n'ubwo busabane bwigeze bukomeza. Ariko Imana ntiyigeze iteshuka kuri uwo mugambi wo kuzongera kubana n'abantu muri uwo munezero w'iteka ryose. Ni nayo mpamvu muri iyo si nshyashya n'iryo juru rishya tuzabaho mu buryo bwari bugamijwe mu ngobyi ya Edeni. Tuzaragwa isi, tuzatwara nk'uko byari bigamijwe muri Edeni, kandi tuzaba dufite uburenganzira bwose bwo kunywera ku ruzi rw'amazi y'ubugingo ruva ku ntebe y'Imana n'umwana w'intama w'Imana, nk'uko byanditswe mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 1. Icya kabiri, tekereza ku bizabaho mu isi nshyashya. Imana izahanagura amarira yose ku maso y'abizera, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bizaba bishize. Icya gatatu, kuba dufite ibi byiringiro bigomba guhindura uburyo tubaho muri iki gihe, nk'uko tubibona mu rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 uhereye ku murongo wa 11 kugeza 13 haragira hati, nuko ubwo ibyo byose bizayenga bityo, yemwe uko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu, twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi ni ibyishingiro ibyo byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranije, dutegereje ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo. Mu by'ukuri nk'abizera dukwiriye kumenya neza yuko igihe kiri muri ubu buzima dukwiriye kubitegerezanya amatsiko, tugategereza iyo si nshya n'ijuru rishya dufite amatsiko menshi kandi dufite kwirinda gukomeye. Muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 19 na 20 haragira hati, ntimukibikire ubutunzi mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Mu by'ukuri uyu murongo ujya ukunda gukoreshwa abantu bigisha iby'amaturo. Ariko se koko amaturo niyo tubika mu ijuru? None se ubutunzi nibwo tubika mu ijuru? Hano mu by'ukuri icyo Yesu yashakaga kuvuga, mwibuke neza ko mu gice kibanza cya Matayo cya 5 Yesu yerekanye imibereho ikwiriye abantu bo mu bwami bw'Imana. Mu by'ukuri rero iyo tubaho ya mibereho y'abantu bo mu bwami bw'Imana, y'abantu bacunguwe, y'abantu bayoborwa n'umwuka wera, tuba turimo kwibikiriza ubutunzi bwacu mu ijuru, aho ingese n'inyenzi bidashobora kubwiba, cyangwa mu yandi magambo ahubwo butunzi budashobora kugerwaho n'ikindi
n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose ntibushobora kugerwaho n'icyaha, ntibushobora kugerwaho na Satani, ntibushobora kugerwaho n'abadayimoni, ntibushobora kugerwaho no gushidikanya. Ubwo butunzi nibwo tubika mu ijuru. Niyo mibereho y'abana b'Imana yo muri Kristo Yesu. Igikorwa cya 27 ni ugukizwa Satani n'abamarayika be aribo badayimoni. Tubona ko hazabaho igihe ubwo umwanzi wacu Satani azajugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Mu by'ukuri rimwe na rimwe abantu benshi bajya bavuga ngo Satani abikuzimu n'abadayimoni, ariko ntabwo ariko biri. Sinshaka kubisobanura muri iki cyigisho kuko nzabigarukaho, ariko Satani n'abadayimoni ntabwo babikuzimu, ahubwo Satani azerera mu isi ashaka uwo yaconcomera. Urwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 7 n'uwa 8, ndetse no muri Yobu igice cya mbere, ndetse no mu Byahishuwe igice cya 20 hatwereka ko Satani azerera muri iyi si nk'intare yivuga ishaka uwo yaconcomera. Ntabwo Satani abikuzimu rero. Ni nayo mpamvu iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 20 hatwereka ko ubwo Kristo azaba agaragaye ku bicu hazumvikana impanda ya marayika ukomeye, azazana umunyururu ukomeye abohe Satani amujugunye ikuzimu. None reka twibaze, akamaro gukizwa Satani n'abamarayika be cyangwa n'abadayimoni bifite mu buzima bw'umukristo n'akahe? Icya mbere, iherezo ritegereje Satani n'abamarayika be rigomba kudutera umwete wo kwamamaza ubutumwa bwiza, kubera ko iryo herezo ari ryo ritegereje abantu bose batizera Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, nk'uko tubibona muri Matayo 25 umurongo wa 46. Mu by'ukuri iherezo Satani azacirwaho ryo kujugunywa mu nyanja yaka umuriro n'amazuku niryo n'abatizera Yesu Kristo bazacirwaho, igihe bizaba ngombwa yuko impanda ivuga buri wese atarize Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, uwo wese azacirwaho iteka nk'iryo Satani n'umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na Antikristo bazacirwaho. Icya kabiri, kuba Imana izaca urubanza bigomba kuduhumuriza, cyane cyane mu gihe tubona uburyo ubutabera bubuze mu isi. Mu by'ukuri Imana ireba byose kandi nta rujiji igira, izahishura byose kuri wa munsi, nk'uko tubibona muri Matayo igice cya 7 aho Yesu yavuze ati kuri uwo munsi bazambwira bati mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwasengeraga abarwayi mu izina ryawe? Ariko Yesu yaravuze ati nibwo nanjye nzaberurira nti. Mu yandi magambo, iri jambo kuberurira bigaragara yuko biba mu bwihisho, ntabwo bigaragara, ariko Imana ntigira urujijo, izabihishura kuri wa munsi w'amateka. Izahishura ababaga mu idini, izahishura abasengaga, izahishura abakoraga imirimo, ari abapasiteri, ari ababishopu, ari abavugabutumwa, ari abaririmbyi, abo bose babikoraga batigeze bagira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Imana izabihishura kuri wa munsi. Icyampa ntuzagaragare muri abo ngabo, ugafata umwanzuro bigishoboka wo kwemera no kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akaguha impano y'ubuntu y'agakiza itangirwa ubuntu muri Kristo Yesu. Nawe ntuzagaragare mu mugabane w'aba ngaba bazacirwaho iteka kandi barabaye mu idini, barasenze imyaka myinshi. Nagira ngo nkwibutse neza yuko kuba mu idini imyaka myinshi ntabwo ari byo bituma ubona agakiza. Ibyo Yesu yabihakaniye Nikodemo. Kuba ukora imirimo mu itorero, uri pasitoro cyangwa uri umuvugabutumwa cyangwa uri umuririmbyi cyangwa uri bishop cyangwa uri apotere, ntabwo ari byo bituma ubona agakiza. Dore igikwiriye ibyaha twakoze ni impongano y'amaraso ya Yesu Kristo gusa. Uwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza kubw'ubuntu niwe ukizwa. Dusoza rero, mu gutangira iki cyigisho twabonye ibintu nibura 6 umuntu yasobanukirwa ngo amenye neza ko afite agakiza nyako. Muri byo twakunze gukoresha kenshi ijambo gukizwa. Mu by'ukuri kugira ngo twumve neza uburemere bw'agakiza ndetse n'akamaro k'umurimo Yesu yadukoreye ku musaraba, ni ngombwa ko dusobanukirwa gukizwa icyo ari cyo, ndetse tugasobanukirwa n'ibikubiye mu gakiza. Nk'uko twabibonye rero, mu gihe twakijijwe hakozwe ibintu byinshi. Bimwe byasohoye muri ako kanya, nk'uko twabonye bya bikorwa 21, n'ibindi byinshi tutabashije kuvuga. Ibindi birimo gukorwa ubu ngubu, nubwo twavuze 2, ariko hari ibindi byinshi, kandi hari n'ibindi bizasohora mu gihe kizaza. Twavuzeho 4, ariko hari ibindi byinshi 2 igaragaza. Ariko byanze bikunze byose bibaho kubera umurimo wa Yesu wo kudukiza yakoze ku musaraba.
Reka tubigereranye n'isahane yuzuye ibiryo byinshi by'amoko atandukanye. Twavuga ko hariho ibitoki, ibijumba, umuceri, inyama, isupu, karoti, imiteja, amashu n'ibindi byinshi. Mu by'ukuri ibyo biryo byose nubwo ari ibintu bitandukanye ariko tubyita ifunguro. Ni muri ubwo buryo agakiza kagizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye, nk'uko ifunguro rimwe rigizwe n'ibikorwa byinshi bitandukanye. Rero mu kwigisha no kubwiriza, reka dufashe abantu gusobanukirwa ibikorwa byose Imana yabakoreye mu kubakiza, kugira ngo bumve agakiza, igitangaza cy'agakiza kabo. Abatarakira iyi mpano y'Imana nabo Yesu yakoze byose kugira ngo bakizwe, barokorwe iteka ry'Imana baciweho kubera ibyaha byabo. Rero ndagira ngo ninginge buri wese umwemerere uyu munsi, umuhe umutima wawe n'ubugingo bwawe kugira ngo akubere umwami n'umukiza. Nawe urahabwa impano y'agakiza itangirwa ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe mu mutima wawe gusa. Abantu benshi bajya bavuga bati njyewe sindi umunyabyaha kuko ntiba, ntaroga, ntasambana. Abandi bakavuga bati navukiye mu muryango wa pasiteri. Abandi bakavuga bati maze igihe kinini mu itorero. Ariko niba ubivuga utyo, ariko ibi byose twarebye bikaba bitarigeze biba mu buzima bwawe, ni ikimenyetso cy'uko utigeze wizera Yesu. Yesu rero arakwinginga. Ijambo ry'Imana riratubwira mu Baheburayo 3:7 riti, niwumva ijwi ry'Uwiteka Imana uyu munsi, ntiwinangire umutima wawe nk'uko basogokuruza babigenje mu butayu ku munsi wo kurakaza. Mu maganya ya Yeremiya 3:40 haragira hati, genzura inzira zawe uzitekerezeho, maze uhindukirire Uwiteka, nawe arakugirira ibambe. Reka dusenge. Mana Data wa twese uhoraho, turagushimye cyane. Uri Imana yacu, uradukunda. Tugushimiye ko watanze umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bakizwe nawe kandi bababarirwe ibyaha by'iteka ryose. Turagushimira rero iyo mpano itangaje waduhaye muri Kristo Yesu. Ndasaba rero kugira ngo umwuka wera areshye imitima y'abantu abatarakumenya, kugira ngo babashe kumenya ko wakoze byose bikwiriye kugira ngo bakize, kandi bamenye neza yuko utizera umwana w'Imana abaciriweho iteka, ariko umwizera ahabwa ubugingo buhoraho kuko ijambo ryawe ribivuga, maze bafata umwanzuro wo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ndasaba kugira ngo kandi umwuka wera ahishurire buri wese muri twebwe, kugira ngo mwami Imana yacu tutazaboneka mu mugabane wa babandi uzabwira ngo nimumve imbere mwankozi z'ibimwe sinigeze mbamenya, kubera ko batigeze bakoze iby'idini, baba mu idini, bagendera mu idini, baba mu bushyuhe n'ubushobozi bw'idini n'imikorere y'idini, ariko ntibigera bakwizera ngo bakwakire bakwemere nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Abo nabo ndasabye kugira ngo mwami Imana yacu umucyo w'ijambo ryawe ubamurikire, kandi umwuka wera amurikire imitima yabo. Urakoze kuko uri Imana yacu kandi dukunda, mu izina ryera rya Yesu, amen. Mbibutse ko ikiganiro Bibiliya isoko y'ubugingo mugikurikirana buri wa kabiri na buri wa kane saa 12 z'umugoroba kuri Sana Radio 98.0. Baye ufite igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikibazo, waduhamagara kuri 0788 48 48 30 76, 0788 48 30 76, cyangwa kuri 07 22 54 54 56, 07 22 54 56. Izi nyigisho kandi mbibutse ko mwazikurikirana kuri YouTube channel yitwa Pastor Vuga mu ijambo rimwe, wanditsemo Pastor Vuga ubasha gukurikirana izi nyigisho kuri YouTube channel. Imana ibahe umugisha rero mu izina rya Yesu, amen.